umunsi yabyaye tugakoresha DNA. Urabanga umunsi yabyaye kiranyibwira neza ko bagiye kumwirukana mu nzu. Mbe uwo mwana azobyara bamwirukanye mu nzu akamubyara muri rigora, ubwo uzaza kumubwira ngo ngiye narise. Nahise mbere yuko tumenya ntabwo yarasanzwe abayeho. Valence twaraganiriye na nubwo twari turi kumusibye kavuze ngo agiye guhita agenda. muri kumwe Twari turi kumwe kavuze ngo agiye guhita anyaruka agenda. oya nabaretse nze tubonana. Nongeye kuguha ikaze wo kurikira urw'imisozi igihumbi nko mu bisanzwe nko mubizi muri kumwe na Elvis cyangwa se M Delege. Turabasuhuza tubaha ikaze nanone mukore subscribe ku rw'imisozi igihumbi, mukore share, comment mu bisakaza ahantu hose ku masitati yanyu kugira ngo abantu babashe kugera kure, kubera ko hari benshi babifitiye akamaro, hari abantu benshi babasha kubyiga cyangwa bakabyigiraho. Tuba dukeneye kubaha ibintu byiza kandi biri mu mucyo kandi se bitunganye. Wewe icyo usabwa no gukora subscribe ugakora kwa kantu k'umutuku no kazojya kugira ngo ujye ubona notification nziza zikugereho, ubone ibintu gatanu ku kandi ko tubishizeho. Vale. Ndakumva musaza. Waje gasubiza abakunze bw'imisozi igihumbi ko umunsi ngiye uri uvaho wemeye ibintu byose. Nshuti bakunzi b'urw'imisozi igihumbi nongeye kubasuhuza. Ngiye mu mbona ni Valence nkuko bisanzwe. Suhuza gihe kamane suriza aba diaspora barano abarundi, abanyarwanda, abakongomana, abanyakenya, Amerika, ahantu hose ndabasuhuza kubera ko ndazi ko mudukunda cyane. Ukaze se bimeze gute? Akazi ni neza biragenda nta kibazo. Ibintu naribi. Naribi n'umutekano. Amahoro. Na amahoro masa. Umunsi ko waje mu gashati kameze neza. Sibona se nyine ndasa neza. Nimba mbona wambara neza kandi bakwita ingegera niko numvishe bavuga. Ako so umuntu nyita ingegera koko. Si umugore wawe se? Akajya. Ase uko nambaye uranamba nk'ingegera se? Nyine ngiye munambwiye avuze ngo bafite impamvu kwita ingegera buriya. Nta wamenye. Mukaze bigimeze gute vare? Umeze neza nta kibazo. Abakiriya bari kuboneka. Gake. Gake. Ariko noneho muri aya mezi ibintu byarakaze. Ni danje. Ese ubundi mu kazi wenda we nk'ukuntu ukora inzara nk'umukiriya nk'ukuntu ki mukorera kuranga. Terwa n'ibyari bikoresha. Urugero kwa ko bura gukora inzara habamo uduserivisi twinshi cyane. Ushaka kuza gutera inzara, urugero ashobora kuza gusiga vene bisanzwe, za jeri, imbari jeri, gusiga jeri. Hari n'abaza bakeneye koga ibirenge cyonyine gusa no gucisha inzara gusa. Terwa n'icyo nyine yaje gukoresha. Ubwo se nko gusiga jeri mwisigira ngahe? Kungiye mfite gahunda yo kuza kubyiga, nabikubwiye ko ugomba kunyigisha. Ushaka kubyiga? Buriya wenda nkanjye reka mvuenda nk'ibiciro nkoreraho, wenda nko gusiga jeri byonyine aba ari 5,000. Ntabwo ari menshi. Ntabwo ari menshi wenda nkanjye nuko nyine. Kuza koga ibirenge se nanjye ko nshaka kuzajya njya ku birenge. Uzaze twoze. Njye n'imbere y'umugore wanjye birakamvuga ati. Mu mashini 20,000. Turazica tukaguca mu mashini. Twakora massage. Ukagenda umeze neza. Okay. Cyandumva ibintu ari sawa none uri mu kazi meze neza. Ntaribe. Sha gusa rero nubwo bimeze neza agenda afite amakuru menshi atakuvugaho ibyiza. Ariko buri gihe umfite amakuru mabi. Nameze subizi ntago ari njyewe. Ese ngiye ko mba nayabwiwe nkavuga tereka nshaka uyu mugabo numve nimba igihe bamuvuga hari ibyo. Rega kubera ko iyo umuntu atsimbaraye ku kintu akomeza avuga ati nicyo. Nkanjye nk'umunyamakuru bimbwiye afite amatsiko yo kubaza nyiri gushinjwa. Kuki bakomeza kugushinja ati ibi bintu nibyo ukabihakana ubushingiye kuki? Nukumba ngiye numva nta bitari byo nyine umva si impamvu yatuma umuntu aza kukubwira ngo ngiye wanteye inda akubeshera ntacyo mupfa ari iyi. Ngiye biraye ngiye babyancanze. Nyine urabona ubundi bijyanye n'akazi dukora sibyo? Yego. Y'akazi nkora inshuti nyinshi ngira n'abakobwa. Okay. Ni nabo bantu nirirwamo kenshi cyane. Abakobwa inda 40. Oya ntabwo ari kuvuga ngo ni ukubatera inda kumva. Nshobora dushaka guhura tugasohoka tukaryoshya urugero sibyo? Yego. Ariko ntabwo yasobanuye ngo uko twagiye ngo niko tugiye guterana inda niba ari guterana inda. Kagusohoka havamo ibintu byinshi. Zihamadasa bagira ngo. Aho gusohoka ni hamadaturuka.
none se gusohokana no gutenda se gusohokanye umukobwa akakurira inkoko n'utuvuga ati byatampaye ntabwo byavamo nubwo wowe nakumvisha umuntu wese usohokanye nawe umutera inda njye se ndasohoka nsohokana iki ishobo none naramanjiriwe baheruka no kunyiba sinzi niba warabyumvisha pole sana narabyumvisha ariko baherutse kunyiba ubu ngubu ndaho ndi ku budigidigi narasosereye ayiwe buriya ariko utaguciye amaboko biragaruka ariko cyambere no kuba uhumeka vale rero njyewe tutagiye muri rwinshi mfiteho amakuru ubwo ejo twarongeye turaganira avuga ati njyewe uyu mwana nkamubyara nkamutereka ku isaro kwa Valence ntatagira bakabyemera nkayibyara yaratanye no gupanga uburyo agiye kuyikuramo kandi mbashaka kuyikuramo ugaca usanga nubwo uri kubyihakana ari byo none se kuri saro niho mu rugo yaza kwitereka ukavuze ngo ntukigira naho uba ngo bakuri saro ubwo ntihazaza kumutereka ko niho ukorera nasanga se ho narimutse wenda niba nta hantu ngiraho kuba ngo mbizi igihe niyo makuru ngufiteho kigaragara niba nta hantu ngiraho kuba nta naho gukorera ngira nese azaza kumusiga kuri saro azi ko iyo saro wenda ari yo nyikoreraho uriya mukobwa yagiye rimwe na rimwe njya mwumva nubwo wenda ntabivuze ngo nawe sinkumva sigiye sinumva impamvu umukobwa yifata akahati ngiye umuntu yantinda kandi akaba avuga yuko nta n'ubushobozi bwa danje ufise bwatuma aza kuyikwegekaho ubwo se yaba akubeshyira kuri iyo mpamvu ntawamenya ni ikibazo cy'igihe igihe kizabikemura ariko njyewe ikintu aricyo ndacyemera buriya ariko impamvu mba ntabyemera nuko ari kumbeshyera rega mu kuvuga ngo twarasohokanye ngo twagize gute twari abantu benshi igihe rero ndumva kubera ko hari igihe uvuga ngo sibyo ubundi ikintu gikemura impaka ni DNA kandi ntimwakora DNA mwana ataravuka none se si ikibazo kandi akaba arimo arigwanaho rero arimo arigwana harimo ararya ubusa kandi avuga ko ari we wamuteye inda urumva rero ashaka kuvuka ugasanga ni uwawe avuga ati rubura rero nta nubwo ari uwawe ubu ngubu noneho n'uwanjye kubera ko ninjye wamugwanyeho iyo ugeze kuri icyo kibazo rero njyewe mbura n'igisubizo mbura n'ikintu nakubwira ese niba umuntu umubwiye rimwe kabiri gatatu sibyo iyi nda si yanjye ibyiza nyine navuka reka tuzakoreshe DNA birabaho nese je ntibyamba nanjye narabihakanye inshuro zirenze 3 si yanjye ariko ubundi kugwembemba ni yanjye koko yavutse ari fotokopi umwana no wanje ijana ku ijana none nanjye navuka dusa nzabyemera uzabyemera ko avutse musa navuka tugasanga ntabwo urabona umuntu musa mutavukana shanjye nta muntu ndabona dusa guhabona hari rero barawe ntiwapfa kubimenya ariko ubwo ntabwo aba mu Rwanda mu kindi gihugu amarara ariko mbwira kuzivuga bino bintu no kugira mu kintu ubipinga pinga nawe ntushaka kuzagukoraho gute se none se andi makuru ndacyayakubwira ko musaza we nawe yabijemo kandi musaza we ari kuvuga ati aho nkura na Valence turaguruka kuko ngiye kimvanye Uganda mvuye Uganda mbonye ibiganiro biri gusohoka bivuga kuri mushiki wanjye kandi mushiki wanjye asanzwe yikora ibintu by'amafilime ibyo izo nkuru mbizi muvuga ko mwamuteye inda n'uwayi mutaka ariko mwihakana amwihakana ate yabimbwiriye hano twicaye hano ngati ukaramuka umboneye Valence zatuma amagara nzamubaza ku neza akazi bishakana kandi mushiki wanjye ari kubimushinja tuzakirana uwo musaza we mperutse kubona video imwe gutya ndamubona ari kuvuga gutyo ariko ntabwo azi ngo ibintu bimeze gute usibye wenda kumva izo video kumva avuga ngo iyo naraguciriyemo wowe wabona mushiki wawe ahantu gutya bigucicikana umuntu yamuteye bamuteye inda yego iki kintu nacyo ni ikibazo wenda cyatuma kimuvana ahantu none hagati ushiraho ngo wayimuteye ntayemera wese ubwo wayifata gutya gusa ukarekerana nanjye ntabwo narekeraho nagerageza kumenya amakuru ariko kumva uwo musaza we simuzi sindahura nawe ubwo wenda icyo we akeneye ni ukumenya ko nimba ari njye wayimuteye ubwo numva ikigaragara tuzahura tuganire abimbaze ntabwo ndumva guhura tugaserera ntabwo numva ari byo wenda byawe nyine we yavuze ati bizaba bivana n'uburyo witwaye kuko uburyo akundamo umushiki we ngiye ntabwo umushiki wanjye azajya gutwara inda kumufasha twe nka famille twamufasha tumufasha gute kandi ngo hari inzererezi iri hano yakutaga n'inzererezi ngo hari inzererezi yari hanze yamuteye inda igomba kuza ikamufasha ese bamugane ko ari inzererezi barindiriye uwo mwana akavuka niba ari inzererezi yamuteye inda
bakabanza bakaraba ko uwo mwana asa nawe. icyo nicyo batari kwemera. Mm. baba bari kuvuga ati nta ribi wiba ufashe uwo mukobwa abyare ubwo nibasanga atari uwawe ibyo watanze ubwenda sinzi bashobora kuzabikwishyuza bivanye nawe n'uburyo uzahita uvuga ati gute ngiye muza kumbeshera. ariko urumva ko ese umunsi muzasanga ntatera inda ubundi bizagenda kandi yavuze ko ufite umugore n'umwana bayitera. yavuze ko ufite umugore n'umwana. urabizi neza se? siko wambwiye. abana nakubwiye se urabazi? ntabwo nzi. ariko warambwiye ko ufite umugore n'umwana. narabikubwiye. ahubwo ikibazo gihari ni gute ugira umugore n'umwana ntimubane mu rugo. ngaho si ko waba ugiye kunyinjirira. ntabwo ari uko kwinjira kiremba ngira ngo nkubaze twiganire kugira ngo abakunzi b'imisozi igihumbi bakomeza wenda abashaka kuba bavuga ati Valens ararengana cyangwa se uriya mukobwa. ariko iyo wisobanuye neza abantu bakumva ko ukuraho kuri barabyandika no muri komenti kavuga ati uyu muhungu ararengana. kugira umugore kuko bavuga ko ahantu hose wigeze wakoze hose wagenda guhateye inda. mbese nabaye gatezi kamada. ubu uhagaze abagore 40 batari 60. ibyo ngibyo ni ikinyoma ni ukumbeshyera. ariko reka nkubwire kugira umugore ni ikintu kimwe no kuba ubana n'umugore nacyo ni ikindi. ni ibintu bibiri bitandukanye. nshobora kuba mbana n'umugore tubana nk'umugore n'umugabo mu buryo bwemewe n'amategeko akaba ari umugore wanjye sibyo. nshobora kubyarana kubera twabyaranye nyine nabwo aba ari umugore wanjye kubera ko twabyaranye. ariko ntabwo navuga ngo nyine ngewe namufata nk'umugore wanjye. ariko ubwo ni mama w'abana banjye. mama w'abana bawe. abo bandi se buta mu gahinga ntubakurikirane bo ntabwo baba ari abana bawe. ese kubera iki mukomeza kuvuga ngo mbata mu gahinga? ese nimba umuntu aza akavuga ati ngewe umuntu yanenda ntacyo aguca utari n'umukire ngo arimo araguca amafaranga ntabwo aba akubeshera uko byagenda kose. yarambeshyira ibyo ari byo byose kuko niba naremeye. duhe nk'ikintu kigaragara cyakurengera kivuga ati ngiye umwana si uwanjye. mva nkubwire ingingo indengera ihari sibyo. mfite icyo gihe bavuga twasohotse turenze nk'abantu 5 kumva tukuvuga rero gusuka turenze abantu 5 ibyo ari byo byose abantu basohotse habamo kunywa habamo kurya ibintu byinshi bikubiyemo. ni ukuvuga ngo rero ntabwo byabaye muri iryo joro mbizi. wari wanyweye twese ntabwo ari kuvuga ngo ni nari nanyweye twese. urabizi ko iyo twanyweye inzoga hari ibintu bimwe by'uka mu gitondo hari igihe wenda uba watwaye nk'ibihumbi 100 uvuga ati ndakonsoma veni ugakonsoma 50 cyangwa se ukava yaheze. mu gitondo wabyuka ko byo wabikoraga wasinze mu gitondo wabyuka ukavuga ati sinzongera kunywa inzoga ubwo se amafaranga usikwanze uri uko rero ushobora kuba icyo gihe wari wasinze ukabikora ntabyo uzi. naho kuvuga ngo urimo uratanga wenda ikireguro ko wari wasinze ariko umuntu yasinze akora ibintu byinshi kandi atibuka. ibyo byo nabyemera. ariko nyine mu gihe atangiye nyine wari uri aho ngaho hari n'abandi kumva ko nta n'ikigaragaza ko twaryamanye usibye kuza avuga ngo namuteye inda. ibyo ngibyo ngere ntabwo nabyemera. niyo mpamvu nkomeza gutsimbara nkavuga ngo umunsi yabyaye tugakoresha DNA. uravuga ngo umunsi yabyaye kiranyibwira neza ko bagiye kumwirukana mu nzu. mbe uwo mwana azobyara bamwirukanye mu nzu akamubyara muri rigora ubwo uzaza kumubwira ngo ngiye narise. ese mbere yuko tumenya ntabwo yari asanzwe abayeho. nimba yarabayeho wenda yavuga ati ntihari bwamutera inda wenda yarayishakishiriza. ariko n'undi yakomeza agashakisha. afise inda ntamuhugira amana umuntu twita ajye gukora wakari kuvuga ati barakora ariko barakora umusirikare. ngiye rero sinumva ibintu byinshi nakomanta aho wenda ngo nkomeze ngo sikugushinja mba tuba turimo turagana kugira ngo umuntu wese ave ukuntu bimbwira nk'umuntu ubizi neza uzi ko ubizi wagira nshingira nsa nk'ukugarukaho ngiye shingira ku kintu kimwe cyo kumva umuntu arifasha araje arampamagaye Erivi konzi kuri umunyamakuru nkaba nzi ko wigeze kubuziranye na Valens wamumbonera ku kijyanye n'iki yanteye inda koko se yego kandi akavuga yuko we nta mafaranga ufite yaguca ariko kwegeka hinda kubera iki umva ni nyine ni ikibazo
mba kuki nkubwire atayifashe singayijyane kandi ni imisi n'umukobwa mubi ku buryo atawe undi mugabo yamwemera ahubwo se kuki ari we warimo arafokasinga nanjye ibyo nibyo bintera ikibazo nyine ubwo rero umva yuko nyine ikibazo nawe uri kucyumva ntabwo umuntu yaza gukubeshera kubeshera ntacyo aguca araguca iki se na ibyo bintu uri kumbwira ndabyumva byashoboka ariko ntabwo ku rundi ruhande nabyemera iyo biza kuba ari njye njyenyine twari turi kumwe muri icyo gihe wenda aho ngaho nari kwihangana nkavuga ngo nibyo ariko mu gihe bitarakunda ngo mvuge ngo twari turi kumwe turi babiri ntabwo napfa kubyemera mvuge ngo ni ngiye koko reka turindire avuka umwana dukoreshe DNA wenda nzamenya yuko ari uwanjye none ko musaza watabyemera rero waravuga ati urategeza umwana avuka umwana ugifite amezi 6 aravuka mushiki wanjye ari kurya iki kare wamuteye uwo musaza rero kuba atabyumva ibyo ntabwo bindeba ntabwo nyine ndazabyumva ikintu kimwe nyemera basije mpamagara uwo muhungu umusaza we aze muganire oya umva nkubwire kakanya ntabwo mfite umwanya uhagije pe none se cyangwa ukomeza guhunga ibi nyine umva nkubwiye ntagaruka kubihunga simfite umwanya uhagije ngiye mbabara iminota 2 nta kibazo oya nta yindi minota mfite ahubwo giye no kugenda wambabarira ahubwo wowe umva se nkubwira ngo ngufashe nyine ndabyumva ngufashe nk'umuntu tuziranye ariko ibyo ntago ngiye kugira ngo ikibazo cyawe gikemuke kibe mu nzira ahubwo reka nkubwire ibintu byawe wari wibereyemo ariko wowe nese umusaza ahubwo nagusanga hano mu muhanda gutya akaba ari umufatanira nyine nkubwire wamfasha wazaba uri kumwe n'uwo musaza we cyangwa se igihe cyose yazaba hari ukampamagara undi munsi nkaza tukicara turi babiri tukabiganira turi kumwe nawe wamfasha kuko uyu munsi ntabwo niteguye pe ugiye guhita ugenda ubu ndagiye okay genda umva rero bakunze ubw'imisozi igihumbi Valence nawe hargiye kimenye urabona ari mu bintu byinshi ndabona yari yambaye neza ndashaka ko ibintu yaragiyemo reka ndakureke ntabwo nagufata ariko basi giye ikintu nshaka nkorera ndashaka yuko ejo ninguhamagara uzambabarire uzaza uramujama ngiye kumushaka nawe ndaze kumuhamagara mushake nakoreka muhamagaye none oya ntabwo ngiye kumuhamagara muvugane reka muhamagare mugati ahita nsanga hano wenda uraba wagiye nta ngiye ko nagiye biragufasha iki reka wenshaka ko tutwiganira none nta ribi ngira ibyo ndamubaza kubera ko wowe ngewe mwihore n'ubundi ngendagiye muzamuvugana nta kibazo uriya musaza we rero ari gukomeza avuga yuko nimuhura utitwaye neza muzashwana nese ngenzi twitwara neza ku muntu ntazi ubundi nzamwitwara neza n'ubundi n'usanzwe nitwara neza umeze gute Yusufu umeze neza nese ufitemo umwanya se ngo uze twiganirire wansanga hahandi hepfo y'umunara wansanga wa mugabo se ngo Valence mwarabona Valence twaraganiriye na nubwo twari turi kumusibye kavuze ngo agiye guhita agenda muri kumwe twari turi kumwe akavuga ngo agiye guhita anyaruka agenda oya nabaretse ndatubona reka ndebe ko ndamuguyaguya ko sinzi kabyeme natabyemera turaganira ubwo nzareba uri sawa waretse mukaganira kabangutse hari ikibazo ntabwo mpari hari ahantu ngiye ubwo se ntareba ariko ngende ejo nzabahuza ndashaka kuzabahuza muganire tugara ku musozi sinzi ikintu wabwira abakunzi b'umusozi igihumbi kugira ngo bizeze yuko ibyo bakubwiye banakubeshera ese kuki ubujunjamye utavuga ati ngiye barambesha reka ngira icyo nababwira mukomeze mutegereze mwihanganye murebe ikizavamo nyuma gusa kuri aya makuru mwamubona ngiye ntabwo mba mbyemera neza ntabwo muzaniye umunyamakuru buri kubimbazaho ikiraho ngiye nuko mba numva mbeshyera si ukumva arambeshyera reka dutegereze turebe bizavamo nyuma amaze kubyara dukoreshe DNA tumenye ko uwo mwana ari uwanjye kandi ikindi koko ninsanga ari uwanjye ibyo azaba yarakonsomye byose nzabimwishyura nzabyishyura nta kibazo bakunze bw'umusozi igihumbi tugana ku musozo we udukurikirana akomeza udusapotinge ukora subscribe ku musozi igihumbi hama ibiganiro byo muzajya bibona ku bwinshi bigiye bitandukanye turabakunda cyane kandi natwe turazi ko mudukunda
ciao ciao.